I dream of is your eyes, all I long for is your touch. And darling, something tells me that's enough. Ooh, you can see that I'm full, and I don't know very much, but I think they call this love. Icyambere ni ubushobozi. Ikindi ugakora indirimbo ku baproducer bamwe na bamwe ntibaziguhe. Bakazigumana n'amafaranga bakayagumana. Bo ikindi kugira ngo ubone platform runaka nzima. Sura tanzirikana konju mutima wanjye utera ugatera Hello, beautiful people. Hello, my family, Legend Nation members. Aho muri mwese ndabasuhuje. Mbifurize umunsi mwiza wuzuyemo amahirwe n'ibyishimo n'umunezero biva kuri Nyagasani Uwiteka. Nk'ibisanzwe umuhungu wanyu Mico Myiza Axel ndaje nanone kugira ngo tubare mbazaniye impano idasanzwe, umwe mu banyamuziki beza dufite bari kuzamuka hano mu gihugu cyacu cy'imisozi igihumbi. Ibyo ni ibisanzwe kuko kuri Legend Nation we deal with the talent, aho tuganira n'abajene bafite aho bavuye, bafite aho barimo barajya, babikesha impano yabo idasanzwe kuko bakuye amaboko mu mifuka kandi bakima amatwi ababaca intege, batitaye ku babaca intege barakora bigakunda. Sam, meze bite? Meze neza cyane. Ikaze kuri Legend Nation TV. Murakoze cyane. Guhaye ikaze, ariko mbere yuko twinjira banza twinjize mu kiganiro, ubundi ibindi turagenda tubijyamo gake gake nyuma yo kumva ukiri igitumo rya gitari. Murakoze cyane. Watangiye mubona ku ifoto, umutima ukomeza unsunika, numva uburyo nabuzemo amahoro, umutima urankaka mubone. Ibyo byose nabyumvaga nk'inkuru z'urukundo, umvaga kuri nyewe bitambaho, ubu aka kanya sinzi ibiri kumbaho, icyo nzi cyo nuko inkuru ingarutse, uko muri njye nabuze amahoro, ubu aka kanya sinzi ibiri kumbaho, icyo nzi cyo nuko inkuru ingarutse, uko muri njye nabuze amahoro. Ngukunda uwo nabonye ku ifoto, iyo ni inkuru numva gutambaho. Wow, so beautiful. Sam Skay, ndagira ngo mbere yuko dutangira n'ubundi bamaze kudutera amatsiko already ya byinshi uduhishiye muri iki kiganiro, muri aya masaha tugiye kumara tuganira, ariko nkundira nguhe ikaze nanone, ariko nguhe umwanya wibwire abakunzi ba Legend Nation TV bagukurikiye aka kanya, bamenye ngo tugiye kuganira nande mu buryo burambuye, mbega bafite ishusho nyayo y'umusore umuhanzi nyarwanda ubari imbere muri aka kanya. Yego, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Sam Skay. Ni amazina y'ubuhanzi, amazina niswe na papa na mama, ni Samuel Niyomugabo. Aba ndi umuhanzi nyarwanda, umwartiste uri kuzamuka, ucuranga gitari akanaririmba. Murakoze cyane. Ka tubigarukeho, umwe mu bahanzi bitabiriye irushanwa rizamura impano mu Rwanda. Yego. Ubuhanzi. At Rwanda. So ni nawe wararyegukanye iry'uyu mwaka ushize already Oya, ndi mu baryegukanye. Kuko harimo section nyinshi, urumwe mu begukanye igihembo muri ibyo bihembo byahatanirwaga. Kuri wowe ni
ni ishusho ki, ni experience imeze ite wakuye muri ara marushanwa? Murakoze cyane. Bivuze ngo bafasha abaririmbyi 10 mu gihugu hose. Naje muri abo baririmbyi 10. Baje muri baririmbyi 10. Yego. Bo experience ukura muri iriya competition uko iyo musoje abatsinze babajyana icyo nakita guhugurwa igihe runaka. Ikindi bakabahugura bakabigisha uburyo ki impano yawe byazamo business, ukayikora ikagutunga. Ibyo byose ntabyo twari tuzi ko kuba dufite impano ari ukuririmbira abantu bakishima, ariko ubaka kanya yaba ari indirimbo nasohoye, yaba ari amashusho ati Rwanda yabigizemo uruhare kugira ngo iyo ndirimbo bimeze neza. Murakoze cyane. Kuba ufite impano yo kuririmba, ukaba ufite injyana yawe yihariye benshi batamenyereyeho ko abahanzi nyarwanda bayiririmbamo, jya kuririmba mu njyana ya country music, wowe niki cyatumye uhitamo kuririmba muri iyo njyana? Yego, mu by'ukuri ntabwo nigeze mpitamo kuririmba ngiyi njyana. Ahubwo iyo uri kwandika byakanga byakunda ari ufata gitari ugafata amanota nyine ukumva biraje. Bivuze ngo mfite n'indirimbo za drill, mfite indirimbo za zuke, mfite indirimbo za hip hop. Nyine ngewe umuziki ndawukora muri rusange, ntabwo ngira ahantu njya ngo agume gusa. Ikintu abantu bakunda nyine kunyumvaho nuko nkunze gukora indirimbo ziri slow n'indirimbo zijya kumera nk'ibinimba. Yego, birumvikana ko iki kiganiro turi buryoherwe. Uyu munsi ibiganiro n'amagambo biraza kuba bike, ahubwo turaza kwiyumvira umuziki w'injyana nziza, kuko Sam Sky ari hano kugira ngo atuneze. Sam, tugiye kwinjira mu kwezi kwa kabiri, urabyivugira uti hari igihe ujya uririmba indirimbo ziri mu njyana ya zouk cyangwa se zituje. Tugiye kwinjira mu kwezi kwa kabiri, ukwezi benshi bita urukundo. Reka tugire akaririmbo gato tugenera abakundana, nubwo tutaragera mu minsi ya Saint Valentin, ariko niho turi gushya twerekeza. Reka tuzamuke akaririmbo k'urukundo. Wagutaka iyabona hahira kozwe bwa urumutako wakuvuga ibyiza iyabona hasoreza kozwe bwa uri keza nahoraga nsaba Imana ko yamuzana umwari mwiza nkawe, ababyeyi bazishimira, inshuti zikamwishimira, imiryango ikamwishimira. Nahoraga nsaba Imana kuzamuzana umwari mwiza nkawe, ababyeyi bazishimira, inshuti zikamwishimira, imiryango ikamwishimira. I appreciate God, yemeye ko mpura nawe, nawe tukanahuza, byari ibyifuzo byanjye, none Imana yarabikoze. I appreciate God, yemeye ko mpuza nawe, nawe tukanahuza, byari ibyifuzo byanjye, none Imana yarabikoze. Nza kugusaba iwanyu, mama wawe yarambwiye uti uramberera akantu kana kanjye, ahora akisekera uza akarindikiza akababaza. Nza kugusaba iwanyu, mama wawe yarambwiye uti uramberera akantu kana kanjye, ahora akisekera uza akarindikiza akababaza. Nifuza kubyuka mu gitondo mu musesero, numva ijwi ryiza rimaze riti good morning baby, how was your night, how about your dream, nanjye nti I'm a good. I'm good, so beautiful. Ijwi ryiza cyane. Ni by'agaciro gakomeye kuba mu muziki, mu ruhando rw'umuziki nyarwanda tufite
abanyempano bazamuka kandi wumva ko ibyo barimo koko babirimo. Sam, buri muntu wese agira role model we. Wowe mu muziki mbere yuko tukaruka ku gutangira umuziki kwawe, wowe nuwuhe muhanzi ureberera uvuga ngo cyakoze uyu nguyu aranyenspire? Yewe role model wanje ntago namurebye cyane, nta nubwo mureba cyane. No mugabo w'umutaliyani witwa Pavarotti. Umugabo w'umutaliyani witwa Pavarotti, yego, akunda kuririmba opera music. Yego, niwe role model wanje. Sam, umaze igihe kingana iki utangiye kariyeri y'umuziki? Nkubwiye igihe maze nanjye kariyeri y'umuziki, ubwo nakubwira aho nahereye igihe nasohoreye indirimbo yanjye ya mbere. Okay, wasohoye indirimbo yawe ya mbere ryari? Muri uyu mwaka ku itariki ya mbere. Itariki ya mbere z'ukwa mbere 2025. Aha, ariko umuziki wo nawutangiye 2022. Umuziki wo utangiye 2022. Gusa indirimbo yawe ya mbere yagiye hanze tariki ya mbere z'ukwa mbere muri uyu mwaka. Yego. Indirimbo yawe yitwa gute? Yitwa Wowe. Twagiye na wowe. Tanzirikana konju mutima wanjye utera ugatera akana twareranywe kuva mu buto karaho karacyariho kamwe twatobanye urukundo kamwe twakinanaga kuva mu buto karaho karacyakoma najyaga numva amakuru yawe bambwira bati wagiye mahanga umora muntekereza wamusumbira uti urankunda ese waranyibagiwe ese uracyanzirikana konju umutima wanjye utera ugatera wowe. So beautiful. Kuki indirimbo wayise wowe? Impamvu indirimbo nayise wowe, nararebye mbona ikwiye kwitwa wowe. Wararebye ubona inspiration yavuye kuki? Bivuze ngo ni story n'imagining. Aho nari nzi ko ari story yawe. Oya, ni story n'imagining. Hari movie nari maze iminsi ndi kureba nandikiye indirimbo. Mbonye irimo umudada wakundanye n'umuniga akajya kwiga agasiga umuniga, nyine umuniga akazajya amwandikira, umudada nyine ntabibone ngo amusubize, nyine bigenda gutyo itangira icyo gitekerezo cyo kwandika iyo ndirimbo. Okay, so beautiful. Sam, uri umwe mu bahanzi bagaragaza icyerekezo cy'umuziki mwiza, bikanatanga icyizere cy'uko ejo hazaza tuzaba dufite abahanzi bakomeye no ku ruhando mpuzamahanga. Ariko se ndagira ngo utubwire muri make challenge abahanzi mukizamuka mukiri batoya mu muziki muhura nazo nizihe? Icyambere ni ubushobozi. Ikindi ugakora indirimbo ku baproducer bamwe na bamwe ntibaziguhe, bakazigumana n'amafaranga bakayagumana. Bo ikindi kugira ngo ubone platform runaka nzima igaragaza impano nabyo nyine bikagora. Ukaba wakandikira nk'umunyamakuru runaka ukomeye, nyine ugasanga biragorana kuba yagufasha. Ikindi nyine
ubukene bwo buza inshuro zose. ubukene kuko burya no gusohora ibihangano birahenda anyway, abantu bajye babiha agaciro. Nabona umuhanzi yasohoye indirimbo najye yumva ko ari ibintu byoroshye. Gusohora indirimbo birahenda cyane, noneho gusohora audio ugasohora na video ni ibintu bitwara budget ndende cyane. Reka tugaruke ku ba producer gatoya. Ntawe turi mu mentioning ngo tuvuge ngo uyu cyangwa uyu, ariko nabo barabyumva. Bijya bivuga ko kenshi ku bahanzi bakiri batoya bakizamuka mu muziki mwandika ibihangano byiza, mukaba mwajya no muri studio mugamije kubisohora, mukagirana amasezerano n'aba producer nkuko wari ubivuze. Indirimbo zanyu niba zisohore ngo bazibahe n'amafaranga mwabahaye bakayagumana, ndetse bakarenga za ndirimbo bakazigurisha. Nibyo jewe ntago uwanyimye indirimbo yanjye akananyima amafaranga, ntago nanumva iyo ndirimbo hanze we navuga ngo yarayigurishije. Ako na n'ubu nanjye mba nibaza impamvu yayinyimye bikancanga ikagucanga. Yego, nacyo icya mbere ni ugukora cyane burya. Reka twongere twanzike n'akandi karirimbo kamwe, ubundi twongere tugaruke ku bibazo bindi ngufitiye muri package n'abakunzi bacu bibaza cyane kuri wowe ku buzima bwawe muri rusange. Ariko reka tuyare n'akandi karirimbo kamwe uduhitiyemo. Uyu munsi amagambo n'ibiganiro turaza kubigabanya, twiyumvira umuziki cyane. kanda koze inkuru turemerana baransetse numirwa bambwiye ko utananyikoza, ko wikundira abasore bafite ikofi, kago biga kababaza maniga bazatuma bananiga ibyo nigize sha, kago biga kababaza maniga bazatuma bananiga ibyo nigize sha. Uyu mutoto nawuriye buwate inshuke ngo mufata ingwate, uyu mutoto nawuriye buwate inshuke ngo mufata ingwate, kago biga kababaza maniga kazatuma bananiga ibyo nigize sha, kago biga kababaza maniga kazatuma bananiga agasire kanjye nimukihorere, agasire kanjye nimukihorere. Wow, magasire kawe nibakihorere. Hari akantu uvugamo muri iyo ndirimbo ukavuga ngo ni kagobiga kababaza maniga kazatuma banandiga. Wow, so beautiful. Sam, watubwiye ko mu mwaka nibwo washyize hanze indirimbo yawe ya mbere. Unafite nyinshi tubikiye mu bubiko, ariko watubwiye ko watangiye umuziki watangiye kwisanga mu bigenanye n'umuziki 2022. Mbere yaho mu bwana bwawe kariho tugaruka, buri wese akura yumva hari icyo azaba cyo. Wewe wajya gurota kuzaba umuhanzi? Wapi byaje biterera, urumva ko nanavuga biragoye. Kera none navugaga birushijeho hano nsaraye, abantu bakananserereza, nta nubwo naririmbaga mu bantu. Wapi mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gukora umuziki, ntabwo nawufasha nk'umuntu ugiye gukora umuziki, nawufasha nk'umuntu ugiye kwiga. Hari competition zabaga ahantu nigaga ku ishuri, noneho hari abasore baririmba b'abacuti banjye, gitari yari yanjye nayizanaga ku ishuri. Noneho nyine nkababwira ati mwe ntimuvuga ko gitari ari yanjye, mwe mugende mucurange naririmbe. Habaye competition, barambwira ati rero reka twishyura amafaranga uzanazane gitari, tuzana gitari dukore practice tuzakorana. Hari ari gutegurwa competition ku ishuri? Yego. Hari ukuntu abantu bari high school hari ibyo bita talent show, neka ari ibyo nibyo rwose. Urumva bari buhembe abantu 3 ba mbere. Ndishimo uwo munsi ndavuga ati ahangaha ubu ngubu ewana ngiye gukorana n'abahanga, nanjye nzajya inyuma ndirimbe mfite kujya inyuma, ntago nayo gufata mikoro
ndakize ntabwo nari ngifite ubwo gusa numvaga ari bwo bwa mbere ngiye kujya imbere y'abantu nkaririmba tukazadukorana ama practice umunsi wa competition ugeze ewana ndagenda nshaka agakote agapira ka runiga agatise n'inkweto ndundamo ndavuga ati uyu munsi mageze inkuru ya mbere yanyakiriye nuko nahuye n'umwe muri bakambwira ati ntabwo tugikoranye bazanye undi musore uri budufasha ndavuga ati oh mwari mumaze igihe mukorana practice bigeze ku munsi wa nyuma wa show twaramwishyuye barakubwiye ngo ntabwo tugikoranye twe nawe ati twanishyuye amafaranga yacu ntabwo byambabaje ahubwo njye nahise nirukanka njya kuzana amafaranga yanjye nyaka prefe bagenda prefe arambwira ati nta nkoko iruka urashaka ikintu ukora ubwo nudakora amafaranga nayo turayagumana wari ugiye kumwaka amafaranga yawe watanze mubwira ati nk'ibyanjye dore njye singikoze nyine ansubiza amafaranga yanjye nicare nanjye njye mu bandi mfana arambwira ati nta nkoko iruka amafaranga nimba narayakiriye twayakoresheje nari mfite abadada b'abacuti banjye hari umurundi rero narabimubwiye arambwira ati wapi genda uririmbe man twe turi bujya hari mu bafana tuta twese turirimba ngo wa cyaro no nari nitwaga from wa cyaro nari umunyamakuru ku ishuri from wa cyaro bo urumva nyine abantu kuba bananzi abo bakobwa arambwira ati biri bugufashe kuko baraza guhita baririmba wa cyaro ubundi nawe ukorere muri ako kavuyo turakuzamurira audience wabigenze gutyo bari nzi gucuranga indirimbo ebyiri izihe umusitari ya Christopher na hari umunsi uzagera afata icyemezo nkapfukama tuba turakompeta bo nyine ndasoza ndi kuririmba wa cyaro sare saravuga from wa cyaro icyo gihe waririmbye ihe ndirimbo izo nyine naririmbye hari umunsi uzagera ya Christopher shirireho twumva uyu munsi umuziki niwo turi byibandeho cyane hari umunsi uzagera nafata icyemezo nkapfukama nkavuga amagambo akomeye y'urukundo amvuye ku mutima uwo munsi nugera nshaka akaba ari wowe nakwambika impeta nshaka akaba ari wowe maze nkwambika impeta hanyuma bigenda bite nyine baramfasha sare yose turaririmbana ndasoza nigira kwicara numva nishimye ibintu byanjye niba ntatsinda nta kibazo bagiye guhamagara abantu batsinze bahamagaye wa mbere bahamagara wa kabiri uwa gatatu bavuga ngo ni babiri banganyije bahamagara babasore twari gukorana nanjye baramugara ndavuga ati nuko bimeze nagiye imbere numva byandenze nishima nyine birangije turatana turi gutangira uwo mucuti wanjye witwa Samu nubwo ati Samu guhera aka kanya ngiye kwiga kuririmba ku buryo uzajya ujya ukaririmba nanjye nzajya ndirimba noneho nta kibazo mfite nanjye abantu bakambwira ati courage sha guhera uwo munsi nararyamaga nabandyamye nkajya kumva mera nkumyeho ati se kuri gusakuza avuga cyane naryamye ndirimba nyine mu rugo batangira kubana nabyo wana nkazambasakuriza ubwo ndi gushaka gusararuka ko kunavugaga ubu ntabwo nkivuga nsaraye cyane hari gihe kazamo ariko nyine mbere navugaga nsaraye byatare mbo nyine bigenda gutyo ngenda nkora practice kugera naho nitabiriye irushanwa rya Rwanda mbona nje mu baririmbyi 10 bafasha mu gihugu kugerana n'ubu nyine wow so good hanyuma rero mbere yuko bigera kuri urwo rwego ukiri muto wumvaga inzozi zawe ari ukubiki jewe nkiri muto numvaga nzaba nk'umunyamideli ukomeye ntago nabariraga mu bintu bya fizika cyangwa ibintu ngo byo kuba abadogiteri wumvaga uza umunyamideli numvaga nzibera nk'umunyamideli kuko mama wanjye ni fashion designer nakuze mbona bikora nyine nkumva nzaba mu fashion designer mwiza nyine nibyanga mba umunyamideli njye muri imyenda y'abandi bakoze nabyumva ariko nyine ibintu birahinduka nsanga nabaye umunyamuziki sanga babaye umunyamuziki no ku rugendo rutwara rukoroheye rwo kurara uro turirimba niko bimeze ngo talent show yabaye ku ishuri high school aho wigaga niyo yakuzamuriye umuziki ni muri uwo mwaka 2022 none aho ya aho aciyemo igihe bandi nk'umwaka wa kagaya ibyo byose ni imbere yaho 2018
ibyo byose ni imbere yaho gatoya 2018 kabisa. Sam Karamba, reka nanone twongere twanzike ukirigitiye mirya y'inanga ya gitari yawe uturirimbire indirimbo Umustar ya Christopher, imwe mu zo watubwiye waririmbye muri icyo gihe cya talent show. Oh no 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 no. Oh no no no. Bakomeje kuncinege. Zingarutera n'ibitwenge. Batina ukuzina mu mudugudu. None ngo wakunze misi w'igihugu. Batina uzina inzira igikigali. None ngo wakundana n'umusitari. Vuza ko mukunze bose bamugabenya. Batinda umuti w'amenyo. W'amenyo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Bibutsa ko turi kumwe na Sam Sky. Sam Sky. Bibutsa ko turi kumwe na Sam Sky, umwe mu bahanzi nyarwanda bakizamuka mu njyana nziza mu buryo bwiza bwo gukira igitumo rya gitari. Twishimye cyane. None za kukwibutsa wowe tubanye mu muryango mugari wa Legend Nation, nkundira n'ubundi nongere kukwibutsa gukora subscribe kugira ngo nawe uhabwe ikaze mu muryango, kandi tujye turushaho kubana yaba mu biganiro byacu no mu nkuru nyinshi zitandukanye tugenda tubagezaho. Nibisanzwe twe tuganira ku mpano, twe tudiringa n'Imana, we deal with the talent, kandi ikindi we spread love. Iyo tuvuze ngo we spread love no gukora ibishoboka byose tugafashanya mu nzira zose zishoboka, kuko umuziki wacu naho wagera hatarimo akaboko kanjye, hatarimo akaboko kawe nk'umwartist, twese tuba dukwiye gushyigikirana kugira ngo dupushinge ibintu bigira aho biva n'aho bigera. Burya benshi bakoze ibikomeye nuko bafatanyije, natwe nidufatanya byanga bikunda umuziki nyarwanda, music industry y'u Rwanda hari aho tuzayivana, hari naho tuzayigeza. Sam, 2025 ni umwaka wabaye mwiza kuri wowe, simbigarukaho kuko ni umwaka watubwiye ko wasohoyemo indirimbo yawe ya mbere. None twitega iki mu mezi 12 yandagiye gukurikiraho muri uyu mwaka? N'izindi ziraje. N'izindi bazitegura. Bitegure kuzakira. Sam, ndagira ngo ufite platform zitandukanye nyuzaho ibihangano byawe. Tutararenga aho ngaho, reka tubanze tumara amatsiko abakunzi bacu bamenye platform bashobora no kugusangaho bakamenya byinshi ku ndirimbo zawe, ndetse nawe ubwawe yaba kuri nko Instagram ashobora kukwandikira mukaganira. We never know, ashobora kuba ari n'ushaka kugufasha akavuga ati Sam namubona he kugira ngo dufashanye mbebe ko hari icyo nanjye nakora ku mpano ye. Yego, murakoze cyane. Instagram ni Sam Sky, YouTube ni Sam Sky, Facebook ni Sam Sky, imbuga zanjye zose n'ubundi n'izina ryanjye ry'ubuhanzi ni Sam Sky. Sky bandika gute? SKAY. Ngibyo rero Sam, ndagira ngo rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye uyu munsi, wongere uduhitiremo nk'indirimbo imwe cyangwa ebyiri n'ubundi dukomeje kwenjoyinga. Nakubwiye ngo turi gusatira impera n'umusozo w'ukwezi kwa mbere dutangira ukwezi kwa kabiri. Ukwezi kwa kabiri ubundi abenshi babizi bazi ko ari ukwezi k'urukundo. Ndagira ngo nanone wongere turinde indirimbo y'urukundo, uduhe ikaze mu kwezi kwa kabiri kw'abakundanye. Murakoze cyane. A dream of is your eyes, all along feels your touch, and darling, something tells me that's enough. Ooh, you can see that I'm full, and I don't know very much, but I think they call this love. They said, you know and you know, so let's face it. You had me at hello, hesitation never helps. How could this be anything else? Well, all I dream of is a life, all along feels your touch,
And darling, something tells me that's love. Ooh, you can see that I'm a fool, and I don't know very much, but I think they call this love. One smile, one kiss to your heart. Is that is yours now, baby? You're on my mind every day and every night. The vibrations go round. How could this be anything else? Well, oh, I dream of this life. Oh, I long for is your touch. And darling, something tells me that's not. You can say that I'm full, and I don't know very much, but I think they call this love. Wow. Sam Skay, ndagira ngo nusabe ugira inama ugira urubyiruko rugenzi rwawe. Urubyiruko n'imbaraga z'igihugu, byo turabizi, kandi n'umubare munini w'abaturarwanda kuri ubu ngubu n'urubyiruko, ariko usanga benshi batagira badakangukira kugira icyo bakora. Ugasanga barashaka kugira amafaranga, barashaka kugira urwego rwiza babaho, ariko ntacyo bakoze. Rimwe na rimwe ibyo ngibyo usanga byabajyanye mu ngeso mbi, ari naho bashobora kwangirikira yaba n'ubuzima bwabo. Bamwe na bamwe tukababona barimo baranafungwa, kandi nyamara hari ibyo bagakwiye gukora, yaba babyifashishijemo n'impano zabo, cyangwa se bakaba banakora mu turimo tw'amaboko dusanzwe. Gira inama bagira nk'umuhanzi nyarwanda ukizamuka, yaba bari muri kariyeri nk'iyawe n'abari muri kariyeri zindi zitandukanye. Murakoze cyane. Ikintu nabyira urubyiruko rugenzi rwanjye, icya mbere ni ugukora cyane kugira ngo bagire icyo bageraho. Ikindi mu bintu bakora ntibacike intege, kuko nta mwana uvuka ngahita agenda. Ibyo ari byo byose uhura n'imbogamizi, ahubwo iyo ubashe kwihanganira izo mbogamizi nibwo ubasha kugera step by step ushaka kugeraho. Inama nabagira muri rusange ni ugusenga, barangiza ntibacike intege, bagakora cyane kugira ngo bagere aho bashaka kugera. Murakoze cyane. Hanyuma Sam, ni bantu ki ushimira mu rugendo rw'umuziki wawe? Mbere na mbere ndashimira Imana, ndashimira ababyeyi banjye bananshyigikira cyane, nibo basapota ba mbere mfite, papa na mama, ndabashimira cyane bikomeye. Ikindi ndashimira Art Rwanda ubuhanzi, Imbuto Foundation, yemeye ko nanjye ninjira muri uru ruhando hari icyo nzi, hari experience runaka mfite. Yego, ni n'abantu bankurikirana, yaba ari kuri YouTube channel yanjye, aba followers banjye kuri Instagram, abafana banjye muri rusange. Murakoze cyane. Tika nanjye ngushimire mu izina ry'umuryango mugari wa Legend Nation TV. Reka gushimire ku bw'uyu munsi, reka gushimire ku bw'iki kiganiro duhaye. Bizera nagushidikanya ko n'ubutaha bishingiye kuko iminsi igenda iza, uko tugenda twaguka, n'ubundi tuzagaruka hano twongere dushimira abadufashije. Reka nongere mbasabe mwese bakunzi ba Legend Nation, usabe kugira ngo unyarukire kuri YouTube channel y'umuhanzi Sam Skay, ukore subscribe kugira ngo tunamuzamure, tumufashe mu gutera imbere, yaba ku bihangano bye. Kuri Instagram ye wamusura ni Sam Skay, naho ugakora follow kugira ngo unyurwa na byinshi abagenera. Nongere nanjye musabe gukora subscribe no kuri Legend Nation kugira ngo ibyiza nk'ibi bijye bikomeza kukugeraho kandi bikugerereho ku gihe. Ndabashimiye rero, reka mbashimire mwese, babwira ni spread love on Legend Nation, komeze gusapotingana kugira ngo uyu muziki wacu, uru Rwanda rwacu rutemba amata n'ubuki, rusheho kuba rwiza. Abanyamahanga nabo bakomeze kugwa mu rujijo rw'uko dukora. Bajya bavuga ngo ibanga abanyarwanda tugendana n'abanyamahanga ryarabananiye, ryarabayobeye. Let's support each other through different things. We pushing hard, kandi dusenge rubyiruko kugira ngo Imana nayo ikomeze kutwagura muri byinshi tugerageza gukora no kugeraho. Nge ndabashimiye. It's your boy Mico Myiza Axel, nk'ibisanzwe dusubire mu kiganiro gitaha. Hasta